abasirikare aba XFR wabafata tugategekwa kubikorera kubavura dukoresheje abaganga bacu gutyo ukintegrating bo bafata umusirikare wacu bakamushyira kuri toca iteye ubwoba sinzibagirwa umukobwa witwa Rukotana bafatiye hariya Kidaho kugira ngo badutere ubwoba twerekane urwango tugarutse mu gitondo gukora counter-attack twasanze bashinze igiti bagicishije hasi ashinzeho gutyo kugira mbese ngo batwereke mwanyarazembwa mwaya niba muri abagabo muhamaho nge ngarama mbahururize baze babahe amabere y'abanyoko bariya batwagira mu ngo bose birirwaga ku murindi ariko bakatubwira ko twebwe tugomba kuzarwana wakazategeka kubera ko twebwe turi nyeshyamba tudafite amashuri tutazi gutegeka we tuzarwana ariko we ategeke. Ikaze nshuti bakunzi bacu, nshuti bakunzi ba Rwanda Star TV. Umuntu araje kagitumba nawe se burya wabaga umunyarwanda ati nanjye burya nariwe kandi hariya kubera gutotezwa abantu bakwepaga kukivuga akavuga ibirimo byahariye abandi bavugaga igiteso 100% igiteso ni hafi y'umupaka wa Kenya ku buryo kumumenya byari bigoye ukabona araje hari uwo twarakoranye kadete witwa Kabare yanareze ko ari umuteso ngiye kubona mbona tungutse kagitumba Kabare so burya umunyarwanda ati burya mbaho nuko yaje gupfa 9 na rimwe ariko ku rugamba ariko abantu benshi nuko nguko bagiye baza gutera ni kimwe gutera ugatangira intambara mu gihugu ni ikintu kimwe ariko gutera ukarwana wubahiriza imigambi wubahiriza vision y'igihugu y'icyo urwanira objectives mukazigumaho ntimuziteshukeho icyo ni ikintu kiri very difficult ntabwo ari ibintu byoroshye ni nayo credit u Rwanda ubu uyu munsi rwaha ababohoye igihugu cyacu niyo credit kuko urebye uko byari bimeze byari bigoye cyane twafataga abasirikare aba XFR wabafata tugategekwa kubikorera kubavura dukoresheje abaganga bacu gutyo ukintegrating bo bafata umusirikare wacu bakamushyira kuri toca iteye ubwoba sinzibagirwa umukobwa witwa Rukotana bafatiye hariya Kidaho kwa kundi mu Rwanda bakagira abo bafata kugira ngo badutere ubwoba twerekane urwango tugarutse mu gitondo gukora counter-attack twasanze bashinze igiti bagicishije hasi ashinzeho gutyo kugira mbese ngo batwereke yes kandi uwo mukobwa afite umusaza wa retarinze ejo bundi Colonel Karemera yaranzwe no ataranaritaringa yaranzwe no kuba umuntu mwiza cyane aho yakoreye muri uturere twose tw'u Rwanda discipline akorera abaturage nta kibazo kugira ngo rero urememo abantu umutima nk'uwo nguwo ntabwo ari ibintu byoroshye ariko His Excellency yagize gute yarabishoboye buri gihe kubera ko abantu twarwanaga nabo hari kurwana mu Rwanda gisirikare mugakoresha military tactics bakoreshaga military tactics bakongeraho n'urwango rubi cyane ku buryo no mu mvugo muri communication wabyumvaga hari kurwana ukagera aho urwanisha urwango ukaba utagikoresha tactics za gisirikare ariko ukavuga uti reka niyahure kubera ko nanze bari abantu hari aho twabensayikoringaga muri defenses zitwa za Kabuga za Bushara n'ahandi umuntu kujya muri defense adashobora kuva mu mwobo
mwabasaraundinze batayo bakamaramo iminsi irenze 10 bwa biswi bugashira amazi agashira bakazavamo ku munota wa nyuma bavumbuka kubera ko just n'urwango ubwo bataretse abaturage kubera za doctrine y'abafaransa yo kuvuga ngo uko bari barabigishije murwanishe abaturage buriya niko genocide yubatswe kwangisha abaturage murwanisha abaturage mubashyira imbere bafata imihoro aribo batema amasaka n'intuza n'intoke mugere ku ndake of course urumva gushyira imbere abaturage bakagera ku ndake z'abasirikare abaturage baraswa ubwo FARC igasubira inyuma ikajya kuzana za mbunda za ndende za tirare kugira ngo iprone aho abaturage bari bageze ibyo byose byangisha abaturage nyine na demonization yakurikiyeho muzi ko Habyarimana dutera yabaje kuvuga ngo hateye abagande bavaho mu minsi yakurikiye ati hateye inyenzi zifite imirizo zifite n'amatwi ubwo ni ukudemoniza no kwangisha abantu gutyo kwangisha abantu nuko ngo ku buryo naho twageraga abaturage barakubonaga ukabona abaturage bari mu rujijo ukabona barashaka imirizo bakayibura bagashaka amatwi bakayabura twageze ahitwa Rukomo mu Mutara hariya tuhatungutse mu gitondo cya karaba abaturage babyuka bajya gusenya bajya guhinga mu ntoke zabo babona turahari barikanga bikusanya nk'uko mwakwikusanya aho ngaho batangira kutureba abaturage ukabona bari mu rujijo bafite ubwoba birumvikana mu ntambara nta muturage utagira ubwoba ahunga atazi n'iyajya ibyo birumvikana bari kusanya aho ngaho ariko bategereje iki uri bubahe instructions tugiye tubona haje umupadiri ndamufite muri telefone yanjye n'izina nararibonye naramukurikiranye yapfuye hashize imyaka nk'itatu umupadiri araje aturutse Ngarama mu Gasuzuki k'umweru araje ageze muri abo baturage turabareba avugana nabo ibyo yavuganye nabo ntabwo tubizi araje arakomeje atugeraho n'ishapuri yigera ngaha n'akanwa kagera aha ikinyarwanda cyinshi kiruti cyacu muri kuja he mwanya nazembwa mwaya niba muri abagabo muhamaho njye Ngarama mbahururize baze babahe amabere y'abanyuko murabona abaturage bafite uko babwiwe na radiyo n'abayobozi padiri ni umuzungu aravuga ikinyarwanda arakomandinga ingabo arahuruza baze baduhe amabere y'abamama ubwo birarangiye iyo niyo politiki y'u Rwanda nuko yari imeze nuko yari yubatse numushakira ahandi nuko yari constructed nuko byari bimeze uwo mwanya aragiye koko agiye arahuruza ajya Ngarama haza za burende zitagira ingano abazayirwa bari bamaze kuhagera bamubutu bayobowe n'umujenerali witwa Mahere araje n'abasirikare be na za burende ta burende twari dufite baratunyanyagiza muri izo ntoki abaturage bari bari aho ngaho basa n'abatuje baratinyuka bajya mu nzu w'umuhoro w'icumu bose bavamo n'induru kandi ubwo mbere bari bameze gute bari batuje iyo niyo representation ya picture y'uko igihugu cyacu ukuntu cyubatswe mo ingengabitekerezo ya jenoside nuko yashyizwe mu mateka mu bikorwa nuko guko biza of course iyo ntaza kuba nzi hari ahantu
guhunga kwanjye kwa 82 kwaramfashije kuko za Burende zafashe umuhanda jewe nikubita mu muvumba ntungukira Gitengure mbatanga Nyagatare n'abasirikare banjye so urumva ko guhunga nabyo bifite icyo byamfashije kuko mbere 82 nahaciye aho hantu nari impazi n'inzangara manye so ubwo murumva kurwanira mu situation nk'iyo ngiyo ukaguma muri consistent kuri objective za RPF n'indangagaciro twabwirwaga umunsi ku munsi amanywa n'ijoro twaba turi mu Mutara twaba turi mu misozi ya Kiyombe twaba turi mu misozi ya Burera twaba turi mu Birunga twigishwa gukunda igihugu patriotism kwitanga selflessness sacrifice ubumwe bw'abanyarwanda unity y'abanyarwanda discipline kudakora nk'ibyabo turwana nabo bakora ibyo byose mugapfusha mugakomereka mugakomeza imyaka 4 igashira mukaza muhagarika jenoside tutari twiteguye guhagarika muri genocide twebwe abari baravuye hanze haba Kongo haba Burundi haba Tanzania haba Uganda byari bigoye kumva level y'urwango cyane kereka nkanjye wabonye iyo experience nabonye abana benshi bavaga hano mu gihugu nibo batubwiraga bati nyamara mwe ntabwo mubizi uko bimeze ariko umuntu ukubwira inkuru utarayibona biba bigoye so ariko it was very difficult guhagarika genocide was very difficult kurwanya iyo ntambara yose with the consistency was very difficult ntabwo byari byoroshye ariko the RPA discipline yayo yarayigumanye so genocide ibaye 1994 na amateka ni maremare kubijyamo ko imishyikirano yatangiye 93 93 twari twizeye ko imishyikirano izakunda twari tubyizeye kubera ko 93 RPF yari yaratangiye 91 kuvugana n'amashyaka yabaga mu Rwanda MDR PSD P ku buryo 93 bazaga ku Murindi rwari urujya n'uruza Murindi yari nka kapitali bari abatwagira mu ngo bose birwaga ku Murindi ariko bakatubwira ko twebwe tugomba kuzarwana wakazategeka kubera ko twebwe turi nyeshyamba tudafite amashuri tutazi gutegeka we tuzarwana ariko we ategeke uretse ko nta masezerano yabayeho y'ibyo ariko abandi ba PSD ba PNiki twashyiraga hamwe twari twarizeye ko imishyikirano izakemura ikibazo mu mahoro rwose aya makipe ya PSD Mukura ivi Butare iza ku Murindi turakina football amakipe ya Kigali ya volley na basket arazakina natwe tuzi Kigali turakina abasirikare bacu abofisiye baza muri SM kwiga bari abamudacumura bapfuye ejo bundi buriya yiganaga n'abofisiye bacu ariko baba basohotse muri SM kwiga bakabona bwa bwana buva kwiga muri ka Kigali muri primaire bakaza muze tubereke inyenzi bakaberekana ubwana bukavuga uko badafite amatwi n'imirizo bikabayobera twe twari tuzi ko bishoboka 93 Habyarimana yaraje aza Kinihira na helicopter ye Kinihira yari mu zone tampo murayizi zone tampo 93 mu kwa kabiri Habyarimana yakoze jenoside igerageza ryayo yica abantu mu Bugesera abantu benshi cyane amagana angahe yica abantu kibirira muri Ngororero noneho RPF iravuga iti noneho nukomeza kwica turafata igihugu ubwo RPA iradvancinga duca hejuru y'ingabo za Habyarimana tugera hariya Shorungi hafi gufata igihugu iyo dukomeza tuba twaragifashe
ntabwo bari bagishobora kugeza 1993 ntabwo ingabo za Habyarimana zagiye zishobora guhagarara imbere yacu, ntabwo byashobokaga. Niyo dukomeza icyo gihe nta jenoside yari kuba, ariko turahagarara ngo imishyikirano yarusha ikomeze. His Excellency aravuga ati se murafata igihugu mwenyine, already muri kumwe na PSD, muri kumwe na MDR, muri kumwe na PER n'andi mashyaka, nimufata igihugu kandi turi mu mishyikirano ntabwo ari byo, nimureke ubwo babyemeye ko bahagaritse jenoside musubire inyuma. Uko twasubiye inyuma aho twavuye hose ingabo za Habyarimana ntizagombaga kuhajya. Bashyizeho icyitwa zone tambo kidutandukanye, hagati yacu n'ingabo za Habyarimana haguma abaturage hatari ingabo, ariko of course ingabo za RPN nizo zahagenzuraga. Na Habyarimana aje n'agahelikopteri ke, bitwe twakoze security ye n'iki byose, of course azana basagatwa n'abandi bose babagosora bihagiye batareba ibya security n'ibyo twamwaje. Twamwakiriye bajya muri sale Kinihira kuri superefegiture niho bakoreye inama, bo baraho gusa babitwa abakoloneli Rutayisire nyine bihagiye batubwira bati nimuze murandashoje muze tubondore tubahe byeri nuko bivugira mbese by'umurengo. Twebwe rero twari tuzi ko jenoside wenda hazaba kwica abantu, ariko bidateguye ku buryo kugera no ku kagari no ku mudugudu buri muntu afite ugomba kumwica. So jenoside itangiye rero ni bwa bwitange, ni kwa gukunda igihugu, ni ya discipline, kandi ntabwo twanganyaga imbaraga. FARC na gendarmerie bari 80,000, twebwe twari 12,000. Ntabwo twanganyaga imbaraga, icyo twabarushaga nicyo twarwaniraga kizima. So kugira rero ngo umuhagarike jenoside, noneho n'intera hamwe zari everywhere, buri murenge wose, buri musozi wose, bariyeri mu ahantu hose, ntabwo ari ibintu byari byoroshye, byari ibintu bisaba nyine kwitanga guhanitse, kandi no kumenya kutava ku murongo, uko genocide yashoboraga gukura RPF ku murongo wayo w'amahame yayo y'ubumwe bw'abanyarwanda no kubaka igihugu no gukunda igihugu, byarashobokaga. Ariko kuko His Excellency yari hose, ibyo byose yahanganye nabyo, jenoside ihagarikwa dukomeza kwereka ko we can do different. Kuko jenoside yahagaritswe twintegrating abasirikare batsinzwe 1,500 batahunze. Hari abandi bahunganye n'abaturage bajya Tanzania, abandi bajya mu Burundi, abandi bajya Zaire. Niko abafaransa bari barabiteguye niyo doctrine, urwanane n'abaturage uhungane n'abaturage, nuko niyo doctrine yabo. Ariko abasirikare batahuze 1,500 bo twagize gute? Twarabita uwo mwanya ariko tujya mu guhagarika jenoside tubitaga 1,500. Rubona si munsi hepfana 800 baje rubona, 700 bajya igako batangira gukora itorero nk'iringiri murimo gukora. Barimo abakoloneli, barimo abalieutenant colonel, barimo abamajoro n'abandi bose. Niko byagenze. Barimo na Minisitiri w'Ingabo General Murasira ngubu, barimo n'uwabaye Minisitiri w'Ingabo General Gatsinzi, barimo n'uwabaye Chef d'État-Major wa Gendarmerie nyuma ya Jenoside Colonel Ndibwami, barimo na Bima Habyarimana wabaye Minisitiri w'Ingabo, harimo n'abakoloneli Ndengeyinka. Ni benshi cyane, bari benshi cyane. Ubwo ariko urebe politiki uko yari imeze n'abantu ukuntu yari yarabacengeye, kuko turwana guhagarika jenoside dufite n'abandi twari twarakuye muri prison Ruhengeri. Habyarimana yari yarafunze burundu, barimo barizinde n'abandi. Noneho abo ngabo Habyarimana yari yarabafunze burundu, ariko tubafunguye tubashyira muri
RPF ariko kubera iya ideology twabanye nabo batarigira bahinduka n'umunsi n'umwe ku buryo Rizinde yabaye member wa high command twagiraga member wa high command 10 babandi bicara mu nama zifata ibyemezo niho yicaraga ariko nta munsi n'umwe yigeze ahinduka tugahora tubyibazaho tukavuga tuti ikibazo cy'u Rwanda kiraremereye aho umuntu mumukura muri prison mukabana akaba promoted akarindwa akajya mu nama zose zifata ibyemezo ariko ntahinduka umunsi wo guhagarika jenoside Kanombe ivuyemo ka Kanombe yaragiye kwiyahura n'abantu yari kumwe nabo ati mon cher ami ati nyana zimbwa zatanze ka Kanombe kandi member wa high command wa RPF ati nyana zimbwa zatanze ka Kanombe ubwo araje arambwira ngo afite message yihutirwa ashaka kumbwira ngo mbe his excellence twamwitaga Fande Peace ata Fande Peace hari message yihutirwa ashaka kumumbera muri he hati twavugana ku cyumba kuri motoro ati ndi kuri sene ndagenda musanga kuri sene aturamenye ubwira Fande Peace atagerageza kohereza abasirikare b'inkotanyi muri Kabigogwe ati barabamara ati Kabigogwe hari abaparakomando bari bien entraînés barabamara of course your message is nayitanze n'uyu munsi sinayitanze n'ubu ntayo ntazi ubwo turiho abatahunze 1500 turabavanga ariko dufite nabo twabanye nka Rizinde kuva 9 itariki 23 z'ukwa mbere dufata Ruhengeri ubwo araho aratekereza gute murumva challenges RPF yari ifite zitoroshye cyane guhindura ideology n'imyumvire y'abantu cyane abakuze biri very difficult nk'abari Rizinde nibo the first second intake ya 1964 urumva yaciye muri iryo torero ryose rya wa mupadiri wa Rukomo nubwo wamushyira mu nkotanyi icyo gihe nta na kimwe yashoboraga guhindukaho ariko ikiza nuko RPA yagumye iri consistent ku buryo no mu kuvanga ingabo ntabwo yigeze ihindura character hari abazungu bazaga bakaza kutwigisha uko twavanga bakavuga bati muri context yanyu birakomeye kuzavanga ingabo bakatwereka process tuzacamo ngo ni security sector reform babongereza babitegura babitwereka tugasanga tuzamara imyaka 10 tutaravanga tukabwira tutariko twaravanze twararangiye batoya bati ntabwo byashoboka baturebye amateka mufite na genocide uko yabaye n'inzangano n'imyaka 10 iyo dutegereza imyaka 10 n'ubu tuba tukiri muri rwaseri ariko byagiye kugera 1998 turwana intambara za Kongo z'ibihugu 8 bya Afurika twarwaniraga hakurya tumaze kuvanga abari abacengezi n'ingabo 36,000 at least imibare ndayizi mu bihumbi 57 twari dufite imitoto twatumaze kuvanga 36 kandi the philosophy the discipline the character ya RPA ya RDF ntabwo yigeze ihinduka ahubwo imbaraga zariyongera ni nacyo cyatumye dutsinda ziriya ntambara zose mwumvise cyangwa mwumva ndabona munazizi kuko twarwanye n'ibihugu byinshi cyane twarwanye na Angola na Namibia na Zimbabwe na Sudan
na Chad na Congo na Exfar interahamwe na Mayimayi na Uganda turi ingabo z'u Rwanda gusa turwanira muri Congo. Umugambi wabo wari wo kuvuga ngo bazare na Exfar n'interahamwe bagaruke mu Rwanda barangize jenoside. Turavuga tuti ntabwo muzagera mu Rwanda, tubanigira muri ariya mashyamba icyenda n'umunani, 1999, 2001, 2002 basaba ceasefire bava muri Congo, natwe turataha batagejeje intambara hano kandi bafite indege, bafite za burende, bafite indege z'amoko yose, bafite za bije, bafite abasirikare batrainizwe bihambaye. Twebwe turi urebye twara abaturage, urebye niko bimeze. Abaturage barakaye ariko bafite the correct ideology nzima n'imitekerereze nzima, bafite umutima. Niyo ntwaro ikomeye twari dufite, n'ubuyobozi of course bukomeye cyane. Gukunda igihugu, discipline, kwitanga, utizigamye, kuba selfless, wese ukitanga haba mu bwonko haba mu mubiri wawe. Of course twatakaje abasirikare benshi, ariko icyasigaye ni igihugu cy'u Rwanda. Mu mateka yacu rero ikintu cyahungabanyije u Rwanda, enemy number one, n'ubu ngubu ushobora kuzagisenya abantu batamufokasinzeho. Umwanzi w'u Rwanda ni amacakubiri, nta kindi. Nicyo cyashobora u Rwanda, nta kindi cyagishobora, nta kindi. Ugabanyijemo abanyarwanda, ugakora bavuga by'amoko iki, ukongera ukabishimangira genocide ideology, nicyo cyonyine cyasenya u Rwanda. Nta kindi cyashobora u Rwanda, ni ibintu bidashoboka. Nubwo ibihugu byose duturanye byose byakwikusanya bikanatira n'ahandi ngo bitere u Rwanda, abanyarwanda bari hamwe nta wabishobora. Kuko byabayeho tutarakomera, ubu ngubu aho tugezeho ni ahandi, ntabwo ari aho kuvugwa. Ariko 1998, 1999 kuba byarashobotse abanyarwanda bishyize hamwe, kuko muri societe yacu uko abandi abaturage mwese abantu bagiye buhoro buhoro imyumvire ihinduka. Mu gisirikare umunsi tuvanga ingabo 94 kwezi kwa karindwi, itariki 5 z'ukwa karindwi tukavanga ingabo, twebwe National Army yabaye formed uwo munsi, haba mu myumvire no mu mikorere, ku buryo ibya ideology y'amacakubiri byarasigaye completely, nta washobora kubitwesa. Abasirikare bayoboraga abasirikare bavanze nk'abasembuka muri Congo, ntabwo washoboraga kuvangura uvuga ngo uyu nguyu ni Exfar, uyu ni umucengezi waje ejo, never. Byarakugoraga. Umuntu yarangwaga n'ubutwari bwe, uko arwana, ukomeretse niba ari Exfar w'ejo agakomereka cyane, akaza helicopter, niba ari RPA wa kera akaba yarashwe mu kuguru yavurirwa, hakazagenda ejo helicopter abanza itware uwakomeretse cyane, uwo ari we wese. Niko bimeze. Bitandukanye n'abaturanyi duturanye hano hepfo, nabo bigeze kurwana muri Congo, haza ubwato buje gutwara inkomere, hakabanza abavuka ahantu runaka, bakavuga nabo murabona ingaruka zabagwiriye n'iberezo ngizo. Ariko twebwe abana twashyize mu gisirikare twavuye mu gicengezi, barazaga bakatubwira, ukamubaza se watashye iwanyu nyuma y'umwaka. Of course urumva 1999 nibwo twatangiye kudohora, umwana agataha iwabo. Ukamubaza se iwanyu ugezeyo, iwanyu uri hehe? Akakubwira iwacu ni muri Gatonde, Ndusu, ubwo ni Gakeye. Undi akatubwira ati iwacu ni za Kabaya. Okay. Ugeze iwanyu se wasanze meze bite? Bakubajije iki? Ati ikintu bambaje kumbaza, barambazaga niba iyo turwanana n'inyenzi, niba twe mu masasu yacu mu mbunda zacu bashyiramo amasasu cyangwa amabuye.
ukabasubiza iki se? Ukababwira nyine ko turwana nk'abandi bo turi abasirikare b'igihugu n'iki byose. Atariko ati kubera ko nagiye kujya mu rugo maze guca muri CSS ni banki ya gisirikare, ati nkakuramo umushahara wanjye w'ukwezi, nageze mu rugo gukubise mama byose biraceceka. Ntarwana ukwezi gushize umushahara urajya hehe? Ku kaunti ya CSS kuko yanditse. Ati se urabona nazana umushahara wanjye w'umwaka wose naba ndwana bakampa amabuye. So murumva rero aho twavuye, icyiza nuko igisirikare cyari imbere cyane, igisirikare cyari imbere cyane ya society. Ndibaza ko n'ubu kikiri imbere, I think niko bigomba kumenya. Ariko umwanzi wa mbere w'igihugu cyacu ugomba kwitondera nta macakubiri. Amateka yacu ari kiriya murayazi, kandi nta n'umwe wigeze yungukira muri aya mateka mabi, mutazibeshye, never. Ari uwagiye gupagasa akaba akiri Kericho, ari uwo bakoroni batwaye akaba akiri Kipushi, ari uwagiye guhinga mu byayi ntuza, kuko RPA yijya kuza ntiyatoranyije ngo uyu yagiye guhinga, uyu yari yagiye gushumba, uyu yari yagiye kugira gute. No, yari yarahuze 5-9, abantu bose baje kimwe kuko bose bari hanze. Uwahunze 5-9 ni ibibazo, uwahunze 9-4 turabizi. Uhunga 9-4 ukajya mu Gunga, ukava mu Gunga ugaca ho Warikare, ugaca Hombo, ugaca Bunyakiri, ugaca Musenge, ukajya Warikare, ukajya Chopo, ukajya Tingitingi, ukajya Ubundu, ukajya Ikera, ukajya Bowende, ukajya Mbandaka, ukambuka ukajya Brazzaville n'amaguru. Uragira ngo biroroshye kuva hano ukagera Brazzaville n'amaguru, cyangwa ukagera muri Zambia? Uribaza ko ari byoroshye? Nta muntu n'umwe amacakubiri yahiriye, nta n'umwe. Genocide ideology ni umwanzi w'igihugu cy'u Rwanda. Ariko u Rwanda rufite icyerekezo, rwabaye consistent, rufite ubuyobozi bwiza, rufite aho tugana. Icyo twakwiye kuresinga ni kimwe gusa, ni unity y'igihugu cyacu. Nk'uko nabivuze, twabaye epicenter y'ibibazo by'umutekano muri aka karere. Ubu tugomba kuba epicenter y'iterambere muri aka karere. Murakoze. Ndoli ikiganiro cyari cyiza. Arakoze cyane General, ikiganiro cyiza atugejejeho.